Ni mu gihe benshi bibwira ko amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha ko bishobora gutanga icyizere gishya ni ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibintu bisa naho birimo gufata indi ntera, ndetse benshi nta nubwo bari biteze ibyo ugiye gukomeza ukurikira muri aya makuru. Ni mu masaha make cyane ashize nibwo amakuru yatunguye benshi yongeye kujya hanze. Ni amakuru avuga ko igihugu cya Angola cyari kimaze igihe kirekire kigerageza guhuza impande zombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyafashe icyemezo cyo kutazitabira ibiganiro byari biteganyijwe kubera i Kinshasa, cyangwa se muri rusange igihugu cya Angola kirashaka kwikura mu biganiro bihuza abanyekongo. Ngira ngo murabizi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka ni ingendo nyinshi cyane Tshisekedi yagiriye muri Angola asaba ko icyo gihugu cyazaba umuhuza mu biganiro byari biteganyijwe ko bizabera i Kinshasa, bigahuza impande zose, harimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango ya societe civile, ababarizwa mu matorero atandukanye ndetse n'abandi bose, mu rwego rwo gukemura ibibazo by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Na cyane ko byamenyekanye ikibazo muri rusange ntabwo ari 23, ahubwo ni ibibazo by'imbere gusa. Angola yamaze gufata icyo cyemezo, kandi ni icyemezo cyafashwe mu gihe Rwanda ivuga ko ibyo leta ya Congo yari yarasezeranyije icyo gihugu ngo ntabwo byigeze byubahirizwa. Turaza kubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ni muri uwo mwuka kandi AFC M23 yo yatangiye noneho gusuzuma uburyo uruganda rw'amashanyarazi rwa Ruzizi mu rugomero rwakora kandi rugakorera neza abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iravuga ko ingufu z'amashanyarazi kari inkingi y'iterambere ry'abaturage. Ni muri urwo rwego kandi abayobozi bakuru ba AFC M23 basuye urwo rugomero rwa Ruzizi. Ni ku rundi ruhande ingabo za FARDC nazo zasohoye ubutumwa bukomeye cyane, zo zirasaba amahanga kwamagana imitwe yitwaje intwaro ndetse no gufasha Congo mu rugamba rwo kurwanya ibyo iki gisirikare kivuga ko ari iterabwoba batangijweho n'umutwe wa 23. Ariko ikibazo gikomeje kwibazwa kuri ubu ngubu ni iki: niba ibiganiro bikomeje kuko umutekano nawo ukomeje kuzamba, ese bizahuzwa bite? Ese niba amasezerano yarashyizweho umukono kuki buri ruhande narwo rukomeje gushinja urundi kutubahiriza ibyo rwiyemeje? Kandi se niki gituma Angola isa niyatangiye noneho gutakariza icyizere inzira y'ibiganiro? Muri rusange rero navuga ko ibi ari byo tugiye kuganiraho muri uyu munsi. Ni inkuru ya mbere yatunguye benshi, na makuru avuga ko Angola itazitabira ibiganiro byari biteganyijwe kubera i Kinshasa. Amakuru aturuka hafi y'iki kibazo aravuga ko Rwanda yemeza ko guverinoma ya Congo itubahirije ibyo yari yarasezeranyije iki gihugu cya Angola. Umwe mu badiplomate bavuganye n'itangazamakuru yagize ati ndetse ni nyuma yo gutsinda Jonas Savimbi mu buryo bwa gisirikare, Angola yahisemo inzira y'ibiganiro mu buryo bwuzuye. Uburambe bugaragaza ko amahoro arambye aturuka mu biganiro bifunguye hagati y'impande zombi, ariko turabona neza ko ibyo Tshisekedi yadusezeranije ntabwo ateganya kubyubahiriza. Aya magambo aragaragaza ko Angola ikomeje kwizera ibiganiro birimo impande zose aho kwizera igisubizo cya gisirikare, ariko kandi kagaragaza ko yatunguwe n'uburyo Tshisekedi atubahirije ibyo yari yarabasezeranije. Ibi kandi binajyana nuko Tshisekedi we ku cyifuzo cye yifuza ko benshi mu bafite uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro ko batabigaragaramo. Abo barimo nka 23, barimo ba Joseph Kabila ndetse n'abandi benshi yagiye afatira ibihano birimo na bakatiwe n'inkiko z'Kinshasa iby'urupfu. Ibiro bishobora gusobanurwa nk'ubutumwa bwo kutishimira uburyo gahunda y'amahoro irimo gushyirwa mu bikorwa n'uruhande rwa Kinshasa. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje, AFC M23 nayo irimo gushaka kwerekana ko ishaka kwita ku bikorwa remezo. Benjamin Bonima n'umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 akaba n'umuyobozi mukuru wayo yayoboye itsinda ryasuye urugomero rw'amashanyarazi rwa Ruzizi hamwe na SNEL. Intego y'uru ruzinduko kwa rukurebera hamwe uko ibikorwa bikomeje kugenda. Nibutsa ko ari urugomero ruzatanga amashanyarazi ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Uburundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa byabajyanye n'ukumva ibibazo by'abakozi bakora muri urwo rugomero ndetse no gushaka ibisubizo byafasha kongera umusaruro. AFC M23 yavuze ko amashanyarazi ari ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage ndetse no kwiterambere ry'ubukungu. Yatangaje ko kongera kubyutsa ibikorwa bya Ruzizi mu buryo bwihutirwa ko bigomba gukorwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage bo mu burasirazuba babone umuriro w'amashanyarazi uhagije. Abasesenguzi bamwe bakavuga ko ibi bishobora kuba ari uburyo AFC M23 ishaka
ishaka kwerekana ko itareba gusa ibya gisirikare ahubwo ko ishaka no kugira uruhare rufatika mu miyoborere ndetse n'iterambere. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na Lieutenant Colonel Mark Hazukayi Mongoba, uyu niwe muvugizi mushya wa FARDC w'agateganyo, yatangaje ko bakomeje kwizera neza ko bazarinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko kandi uyu musirikare uvugira igisirikare cya FARDC yanasabye amahanga gushyigikira Congo, kwamagana ibitero bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro no mu gufasha gukumira ikwirakwira ry'ibikoresho bya gisirikare bigezweho mu mitwe yitwaje intwaro. Ati turasaba amahanga kwamagana ibikorwa byibasira abaturage no gushyigikira urugamba rwo kurwanya iterabwoba ku butaka bwacu. Ingabo za Congo zikaba zanohereje ubutumwa ku baturage batuye mu bice byugarijwe n'intambara binyuze muri Maka Hazukayi ziti igihugu ntabwo kizigera kibatererana. FARDC izakomeza kubarinda no gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke. Ni ubutumwa bugamije guhumuriza abaturage bakomeje guhunga imirwano mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo amasezerano ya Washington yasinywe ndetse n'ibiganiro bya Doha bikaba bikomeje, ibintu ku rugamba byo biracyarushaho kuba bibi. Abasesenguzi bakavuga ko iki kibazo kuri ubu ngubu kirakomeye kandi kiraterwa nuko buri ruhande rusoma amasezerano ariko nanone mu kuyashyira mu bikorwa bagakora ibitandukanye. Kinshasa ikavuga ko ikibazo nyamukuru ari M23, ni mu gihe M23 nayo ivuga ko ikibazo nyamukuru ari umutekano Kinshasa ndetse no kutubahiriza ibyo uruhande rwa leta rwiyemeje, uburenganzira bw'abaturage ndetse n'ibibazo bya politiki bitarakemurwa. Izo zose ni impamvu za M23. Ibi rero bituma impande zombi zisa n'izivuga ururimi rutandukanye. Ni mu minsi yashize ndibutsa ko habaye ibiganiro i Montreal mu Busuwisi, hari ikizere ko bishobora kuba wenda byaratanze umusaruro ahanini bijyanye nuko duherutse kumva ko intumwa zo mu Busuwisi n'Abanyamerika baherutse mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kugeza ubu ibisubizo byari byitezwe navuga ko bitaraboneka neza 100% nubwo bivugwa ko hari zimwe mu mfungwa zarekuwe. Bamwe bakavuga ko impamvu ari uko imyanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro itashyizwe mu bikorwa uko byari bikwiriye n'impande zombi. Ikindi nuko ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati byatangiye nabyo gukurura amaso y'abahuza, bigatuma none ikibazo cya Congo bisa naho batakitayeho cyane cyangwa se batakiri kugikurikirana cyane nkuko byari bisanzwe. Yose senguye aya makuru yose tugarutseho muri iyi nkuru yacu, ubona ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere, hari inzira ya diplomasi ikiri mu bibazo bikomeye cyane. Icya kabiri, impande zose zikomeje gukora ibikorwa byo kwiyerekana nk'abafite ubushobozi bwo kuyobora no kurinda abaturage. Ibyo bikajyana nyine nuko M23 nayo ikomeje noneho gusura ibikorwa remezo bifitiye abaturage akamaro no kugaragaza ko yiteguye kongera kubisubukura. Na icya gatatu, abaturage nibo bakomeje kwishyura igiciro cy'iyi ntambara, ahanini bijyana n'ibitero bya za drone iteka ryose bibasenyera ibikorwa remezo ndetse abandi bakahakomerekera cyangwa se bakahasiga ubuzima. Ni mu gihe ibiganiro bikomeje kumeza ku rugamba, amasasu aracyavuga. Kuri ubu ngubu ikibazo cya Congo kirimo kugera mu cyiciro gishya. Angola isa niyatangiye kugaragaza kutishimira uko ibintu bigenda ku ruhande rwa Kinshasa. M23 ikomeje kwagura ibikorwa byayo birimo n'ibirebana n'iterambere. FARDC nayo ikomeje gushimangira ko itazareka kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko nanone igatabaza amahanga. Ariko nanone ikibazo gikomeje kwibazwa n'abaturage ni kimwe: ese ibiganiro bya Washington na Doha bizashobora guhindura ibintu ku rugamba? Ese impande zose zizashyira imbere amahoro aho gushyira imbere inyungu za politiki, cyangwa se uburasirazuba bwa Congo buracyafite urugendo rurerure mbere yo kubona amahoro arambye? Ibyo rero nibyo isi yose ikomeje gukurikiranira hafi muri iki gihe. Rwanda Updates ikagusezeranya ko nayo izakomeza kuba hafi no gukurikirana akantu ku kandi. Mu minsi iri imbere tuzakomeza kukugezaho amakuru mashya ajyanye n'ibi bibazo byose turi kwibaza.